Yesu ashimwe, amahoro y'Imana abane nawe. Ndumva nshaka kugusengera. Reka dusomere ijambo riboneka mu Batesalonike ba mbere igice cya 5 umurongo wa 16 kugera 18. Haravuga ngo mwishime iteka, musenge ubudasiba, mu bibaho byose muhore mushima, kuko ari byo Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Wumvise icyo Imana igushakaho? Imana iragushakaho ko wishima iteka. Imana iragushakaho ko usenga ubudasiba mu bibaho byose. Si mu byo ushaka gusa, si mu mahoro gusa, ahubwo mu bibaho byose byose byose. Imana iragushakaho iki? Iragushakaho ko wishima. Imana iragushakaho ko usenga ubudasiba. Ntutuze na gato, igihe cyose ukaba uri mu isengesho, mu bibaho byose, ibikubayeho byose, wowe icyo usabwa ni ukugira ute? Ni ukwishima, ni ugusenga. Icyo ni cyo Imana igushakaho. Ibyo uri gushaka ku Mana kwigukorera, nawe banza ukore ibyo igushakaho. Imana iragushakaho kwishima, none urababaye. Imana iragushakaho gusenga, none wibagiwe gusenga. Kandi ntabwo ari igihe runaka, ahubwo ubudasiba, buri gihe, buri munota ugahora usenga. Gusenga rero buri gihe, buri munota, ntabwo ari ukuvuga ngo uzibera mu rusengero gusa, ahubwo urusengero ugendana narwo ni umutima wawe, mu bwenge bwawe. Genda uvugisha Imana, curuza uvugisha Imana, ba muri biro, mu kazi, ba kuri kompiyuta uvugana n'Imana. Icyo ni cyo Uwiteka agushakaho. Niba utari usobanukiwe, icyo ni cyo Uwiteka agushakaho, niko gusenga ubudasiba, kandi uhore wishimye mu bibaho byose, ntukababare. Nicyo Uwiteka agushakaho. Abantu bashatse kugira ngo Imana ibahe ibyo bashaka, nabo batarakora icyo Imana ibashakaho. Iby'Imana si uko bimeze. Iby'Imana biravuga ngo mbere na mbere ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi ni nyuma. Mbere na mbere iby'Imana ishaka, kondisiyo Imana igushaka ubanza uyuzuze, nayo irabona yuzuze ibyo ushaka. Ndashaka kugusengera wowe ubabaye, wowe ushaka kwishima iteka bikanga. Ndagira ngo dufatanye isengesho, noneho ubashe kwishima iteka, ubashe kubahiriza itegeko Imana iguhaye, icyo igushakaho ucyuzuze. Noneho uvuga ati Imana, ibyo nsaba njye dore nabikoze, hasigaye ahawe, jyahanjye ibyanjye nabikoze. Kandi ugasenga buri munota, aho uri hose ugasenga. Kandi ikindi Imana igushakaho, mva muri Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa 16. Imana irashaka yuko uba uwera nk'uko yera, ngo mubabera nk'uko nera. Imana irashaka kubora wera, uri mu kazi, uri mu rugo, uri mu rusengero, uri mu nzira, mu byo uvuga, mu byo utekereza, ugahora wera. Ndashaka kugusengera rero wowe ushaka kwera bikakunanira. Ndagira ngo dufatanye isengesho, kandi nkubwire n'icyo ukora. Muri iri sengesho tugiye gusenga, tugiye gukora iki? Tugiye kwegezayo iby'Imana yanga, duhamagara ibyo ikunda, kugira ngo tubashe kwera nk'uko yera. Imana ibashe kubana natwe, idushoboze. Ngo nimuba muri njye, muri Yohana igice cya 15 umurongo wa 7, ngo nimuba muri njye, amagambo yanjye akaba muri mwe, musabe icyo mushaka cyose, icyo ari cyo cyose muragihabwa. Uzi impamvu usaba ntuhabwe? Reka nkubwire.
iyi mpamvu usaba ntuhabwe yakuyoberaga, reka nyikubwire. Ugasaba ugasenga wapi, ukumva ntirirenga na parafu ntaho rigera. Yesaya 59 umurongo wa 1 n'uwa 2 ngo dore ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe kumva, n'ugutwi kwe ntikwapfuye ngo ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gukora, n'ugutwi kwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva. Ngaho wumva igituma atumva. Ngo n'amaso ye ntiyapfuye ngo ananirwe kureba. Ngaho wumva igituma atareba. Ngo ahubwo ibyaha byanyu nibyo byabatandukanije n'Imana yanyu, yanga kumva, yanga no kureba. Ibyaha byonyine. Wari uzi ko ibyaha bivaho byagutandukanyaga n'Imana, byaguteraga agahinda? Wari uzi ko ubutware bwa Satani bushiraho? Ubutware bwa Satani ni ubw'agahinda, ni ubwo kutishima. Icyo nicyo Satani akunda, ashaka kukubabaza. Ubutware bwe bushyiraho, iyo ubwirukanye bushyiraho. Umva nkubwire rero icyo ukora. Tugiye gusenga, dufatanye isengesho. Wihane ntugera kusiga, wowe ubivuge gusa. Wihane umareyo, ubundi buri cyaha uko wakihanye wirukane buri dayimoni ya buri cyaha. Usenye ubwami bwa Satani. Satani ndakwirukanye mu izina rya Yesu. Dayimoni untera agahinda ndakwirukanye mu izina rya Yesu. Ikintu cyose ubona kikuzaho ukirukane, wirukane ubutware bwa Satani burashiraho. Hari ubwo usanga budahise bushira ako kanya, ejo ukabona haje ikindi, agahinda karagarutse. Wowe komeza. Ijambo ry'Imana ritubwiye ko dusenga ubudasiba. Komeza buri munota, waba uryamye, waba ubyutse, waba ugenda, waba wicaye, ukomeze usenye ubwami bwa Satani. Noneho uhamagare, winginge. Mana ndakwinginze ubwami bwawe nibuze muri njye. Ndashaka ubwami bwawe no gukiranuka. Nyuzuza amahoro n'umunezero, nyuzuza ibyishimo, mpa gukiranuka. Nyuzura Mana wowe wera. Imana izagenda ikuzuza kwera kwayo. Ushake ibyaha ubihure, usange nta cyaha habe na kimwe, n'iki na kimwe ugikora. Ibyaha byose bishire. Noneho urinde kugira ngo umwambaro wambaye utaza kujyaho agatashi habe na gato. Urinde uvuga ute rero? Uhora usingiza Imana, uhora uvuga ati Mana wangiriye neza, wankijije ibyaha, uhora uri guserebra. Mana uragahora ku ngoma, ni wowe mwami wenyine, uri umwami w'abami, ni wowe wo gusengwa, ni wowe Mana yonyine, nta yindi Mana ibaho. Satani nkubitiye kure, ugahora ukubitira kure Satani n'abadayimoni, ugahora wirukana, ukaba ubuzima kugeza nta cyaha kikuzaho, kugeza igihe Yesu azazira tukigira mu ijuru. Kandi uzajyayo rero muri bya bindi usaba umwuka wera. Udafite umwuka wera ntiwabona Imana. Abantu benshi basenga Imana batayizi, batarayibonye. Kubera iki? Kubera icyaha. Umwuka wera yabuze aho yokipa, yabuze ahajya. Muri iki gice cya 5 cy'Abatesalonike ba mbere ku murongo wa 19 ngo ntimukazimye umwuka w'Imana. Umwuka w'Imana arakora. Uyu muzimya rero, iyo winjije mu icyaha uba umujimije. Tugiye gusenga rero, musengere kugira ngo ubashe kubona imbaraga zo kuba wasenga ubudasiba. Byari byarakunaniye, warananiwe kwishima, agahinda gahunge. Wubahiriza itegeko ry'Imana. Icyo Imana igushakaho cyose cyubahirize wowe gusa. Noneho nawe ibyo ushaka Imana irabiguha. Ubahiriza ijambo ry'Imana, naryo riragukorera.
ni kimwe kimwe. Ubahiriza ijambo ry'Imana, uvuga ati naryubahirije, ubundi nawe riragukorera. Umwuka w'Imana rero n'aba ari muri wowe, ubwo Yesu azagaruka, abafite umwuka w'Imana nibo bazazamuka. Utamufite ntabwo azajya mu ijuru. Byanditswe mu Bakorinto ba kabiri igice cya 5 umurongo wa 1 kugera ku murongo wa 5. Aravuga ngo nubwo iyi ngando twambaye n'uyu mubiri ngo izasaza, uyu mubiri uzabora, uyu nguyu twambaye uzabora, ngo ariko dufite undi mubiri Imana yaduteguriye, imuduhaho ingwate, iduha umwuka wera aho ingwate yo kuvuga ngo wowe ufite rero uyu mwuka wera niwe uzahabwa uyu mubiri. Uwo mubiri ntuzabora, uwo mubiri ntiwakozwe n'intoki, ahubwo uwo nguwo Imana yaduteguriye ni donado. Nguyu umwuka wera, nguyu umubiri. Udafite umwuka wera ntabwo azabasha kubona uwo mubiri. Ufite icyaha habe n'akanzinya, utubahiriza iri jambo ry'Imana ryose, hakabe n'akanyugute na kamwe, ntabwo azigera yibonera kuri uriya mubiri. Uwo mubiri utazabora Imana yaduteguriye, uzambara wa muntu wera nk'uko Imana yera, uwo niwe uzawambara. Umva, nta deliberasi ngo hari hasigaye gato, ngo gato gusa, hoya, ahubwo umuntu wera de nk'uko Imana yera, wubahiriza kondisiyo z'Imana zose, ufite iyi ngwate ariyo mwuka wera. Udafite iyi ngwate ntibishoboka. Niba hari ikintu nagusigiye, nkagusigira amafaranga kuko hari ikintu ntwaye, n'inzu ntume ya mafaranga nagusigiye, nanjye cya kintu natwaye arega ntabwo nakiguha, nakikumanira. Niko n'Imana itazaduha wa mubiri ku buryo ku muntu udafite wa mwuka wera. Ngo uwo mubiri yawutanzeho umwuka weraho ingwate. Umuntu udafite iyo ngwate rero ntashobora kugera mu ijuru. Reka rero twimenyereze hakiri kare, ntabwo bihita bikunda ako kanya, ariko buhoro buhoro ukomeza usenya ubwami bwa Satani, buhoro buhoro ugeraho umwuka wera akaza kokipa, Imana ikakuzura 100%, ikakuzuza kwera kwayo, natire y'ubumana ikaba muri wowe. Noneho nta cyaha uba ugikora, kwa kurwana n'icyaha kijyamo wihana, ahubwo urakumira ugakubitira kure. Iyo hari akagarutse urakomeza bikagera aho bigashira, kandi kagaruka kuki? Kubera ko warangaye, wibagiwe icyo Imana igusabye hano kivuga ngo musenge ubudasiba. Iyo wibagiwe gusenga ubudasiba, ugahuga niyo yaba tierisi gato cyane, uhita ucumura. Nk'uko ubwonko bwihuta kugera ahantu utaranahaguruka ngo utere intambwe 2, ubwonko bukaba bwagezeyo, niko no gucumura byihuta iyo udasenze ubudasiba. Imana rero iratubwiye ngo dusenge ubudasiba kandi twishime iteka mu bibaho byose, nta rwitwazo ngo njye nakiranuka, ngo kino kigeragezo kivuyeho, ngo nakiranuka, ngo ubu burwayi buvuyeho, ngo nabwo nakiranuka. Imana iravuze ngo mu bibaho byose muhore mushima. Ngo iki ngiki kivuyeho, ngo Imana impaye amafaranga, ngo nakiranuka, ngo nayikorera. Wapi, iby'Imana ntabwo ari uko, ahubwo wowe uzuza kondisiyo, bitaraba uzuza kondisiyo, ubwami bw'Imana buze bwokipe.
noneho bya bindi byose iby'agaciro byose biraza gukikiza ubwami bw'Imana buri muri wowe. Reka dusenge. Ngiye kugusengera, dufatanye iri sengesho, kandi uzakomeze usenge ubigire akamenyero, usenge ubudasiba. Ni ukuri uzasanga habaga agahinda haruzuye umunezero, uzasanga mu bibaho byose nta cyakubuza gushima. Ubwo nibwo uzaba ukoze icyo Imana ishaka, ngo ibyo ni byo Imana ibashakaho muri Yesu Kristo. Dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, Mana yacu, Mana yera, Mana ikiranukira kudukiza, turagushimye kubw'uyu mwanya mwiza tuje imbere yawe, turashaka mu maso hawe, umucyo wawe nutumurikire kugira ngo tumenye icyaha cyose twacumuye, aho tubona atashe yose turihanira kureka. Icyo dushakaho nuko Nyagasani twemera ibyaha byacu tukabyihana, maze Nyagasani ukatweza mu maraso ya Yesu Kristo. Turagushimye kubw'ayo maraso atweza dutunganye. Mana yanjye, Mana nziza, ndasengera umuntu wese dufatanije iri sengesho kugira ngo mubabarire icyaha cyose, umwuka wawe wera muzeho, maze amenye icyo yacumuye cyose, maze umwuka murondore. Uwiteka, kuko umwuka ntahahishwa, Uwiteka ndakwinginze, ndaguhendahenda mu izina rya Yesu Kristo, ngaho mubabarire icyaha cyose, umubabarire agahinda, kuko umushakaho yuko yishima. Ijambo ryawe riratubwiye ngo muhore mwishima kandi musenge ubudasiba. Umubabarire intege nke mu gusenga, ndakwinginze nyaguhora ku ngoma, mubabarire umujinya n'amahane. Umudayimoni umutera umujinya n'amahane ndamwirukanye mu izina rya Yesu. Mubabarire uburakari, dayimoni y'uburakari ndakwirukanye mu izina rya Yesu. Mubabarire Mwami Imana icyaha cyose uko akivuga, ko umwuka muhishurira, umubabarire ubwe, umubabarire kubw'imiryango. Uwiteka Mwami Imana, ndakwinginze nyaguhora ku ngoma, buri wese amaraso ya Yesu Kristo arusheho kumweza. Uwiteka Mana ikomeye, Mana isumba byose, utubabarire. Abantu twese twaracumuye, ntitwashikira ubwiza bwawe, amaraso ya Yesu natweze. Mwami Imana, ndakwinginze, umuntu uri kumvira isengesho afite intonganya zamunaniye, Uwiteka uzimukize, umubabarire. Uwiteka ndakwinginze, nirukanye umudayimoni w'intonganya mu izina rya Yesu, nirukanye umudayimoni w'ubukene mu izina rya Yesu, nirukanye Satani n'abadayimoni bose mu izina rya Yesu, nirukanye umudayimoni w'uburwayi mu izina rya Yesu, nirukanye dayimoni y'urupfu mu izina rya Yesu, nirukanye dayimoni yo kubesha mu izina rya Yesu, nirukanye imbaraga z'umwijima. Ndatwika imbaraga z'umwijima zikorera mu kirere mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga. Imbaraga z'abapfumu n'iz'abakonikoni ndazinanije mu izina rya Yesu Kristo. Ndatwika ubukorikoni bwose bukorerwa hasi hejuru, imbaraga mbi zose zizerera mu izina rya Yesu Kristo, zituruka ikuzimu ndazinanije mu izina rya Yesu. Ndatwika imbaraga mbi zituruka ku mazi mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenya karande yose mu izina rya Yesu Kristo.
Kristo, ndakwirukanye Satani ku buzima bwacu, ndakwirukanye mu izina rya Yesu. Senya imbaraga za Satani ziducumuza mu izina rya Yesu Kristo. Dayimoni yose icumuza abantu, ndakwirukanye mu izina rya Yesu. Ndagutwitse Satani, ndakwirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Mana yacu, Mana nziza, wavuze kutazigera wima umwuka wera bamugusabye. Mwuka wera w'Imana ngwino, mwuka wera w'Imana ngwino. Ubwami bwawe Mana nibuze muri twe, ubwami bwawe nibuganze. Mwami Imana ndakwinginze, utwambike gukiranuka, umwambaro wera. Mwami Imana utwigishe gukora neza. Ingeso mbi zose zari zituriho turazitaye kure mu izina rya Yesu Kristo. Ibicumuro byose turabyirukanye mu izina rya Yesu. Mana nziza uganze, ngwino uganze, ngwino utwuzure Mana, twuzuze imbaraga, twuzuze umwuka wera, duhe ubwenge, kukubaha nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. Mwami w'abami, turakwinginze, turagushaka, ngwino Mana, ngwino Mana yacu, ngwino turaguhendahenda, agahinda ntikazatugarukeho mu izina rya Yesu Kristo. Mana yanjye, Mana nziza, Mana ijya yumva gusenga kwacu, ndakwinginze, ndaguhendahenda, utwuzuze umunezero n'ibyishimo, uturinde icyaha. Uwiteka we, udushakaho kwishima. Guhera uyu munsi twakiriye kwishima, udushakaho gusenga ubudasiba. Guhera uyu munsi twakiriye gusenga ubudasiba, tugendana nawe. Uduha intwaro zose z'Imana, harimo agakiza mu mutwe wacu, tugahora turi kumwe n'agakiza, tugendana aho tujya hose turi kumwe nawe, Mwami Yesu. Oh haleluya! Guhera ubu ngubu ntabwo tuzongera kubabara, ntituzongera gutera umwuka wera agahinda, tuzahora tunezerewe. Guhera uyu munsi twakiriye ibyacu byari byaranyazwe na Satani, byari bifunzwe n'abadayimoni mu kirere. Guhera uyu munsi turabyakiriye. Ingororano utanga ku mukiranutsi n'ubukira, icyubahiro n'ubugingo, ibyo ngibyo biratwomaho, biraza gukikiza umwami muri twe. Haleluya! Ushimwe Mwami Imana, kuko utazigera wima ibyiza bigusabye. Tugusabye gukiranuka kandi ni byiza. Ntituzongera gukora icyaha ukundi, turakirukanye mu izina rya Yesu. Twakiriye kwera kwawe, kutwuzure ngo tubabera nk'uko wera. Ibyo turabishaka, ibyo turabyakiriye. Urakoze Mana yacu, ujya wumva gusenga kwacu. Ni mu izina rya Yesu nsabye nizeye, amen. Ndagusengeye, izere kandi ukomeze usenge. Usenge ubudasiba, niko Imana itubwiye. Dusenge ubudasiba. Gira umuhati, wihatire kugira ngo wuzuze Bibiliya, ikirimo cyose ucyuzuze. Aho ikubwira iki ugikore, ikikubwiye ugikore, ikikubwiye ugikore. Ntugasuzugure ibihanurwa, icyo wumvise cyose gikore. Noneho uzarebe ko ijambo naryo ritazagukorera. Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza mu izina rya Yesu, amen.